z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi raporo RBA ifitiye kopi yerekana ko uyu mwenda wakomotse ku mafaranga ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB cyohereje kuri konti y'ibi bitaro asaga miliyoni 135 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma yo kubona ko ayo mafaranga ari kuri konti, inama y'ubutegetsi y'ibitaro bya Shyira iyobowe na Musenyeri wa Diocese ya Kivu mu itorangirikani yateranye tariki 16 Ukuboza 2015 maze ifata umwanzuro wo gukura miliyoni saga 51 kuri iyo konti y'ibitaro akajya kuri konti ya Diocese ya Kivu kugira ngo iyakoreshe igura ubutaka bw'ahagombaga kubakwa inyubako nshya z'ibi bitaro itorero rifatanyije na leta. Ku itariki 18 Werurwe 2016 nabwo inama y'ubutegetsi y'ibitaro yafashe icyemezo cy'uko ibitaro bya Shyira bifasha Diocese kwishyura igice cy'umwenda miliyoni 170 z'amafaranga y'u Rwanda Diocese yari yarafashe muri banki ya KCB Rwanda. Ibi byatumye hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwa 9 muri uwo mwaka wa 2016 ibitaro bya Shyira byishyura Diocese asaga miliyoni 91 z'amafaranga y'u Rwanda mbere yuko Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ibuza ibitaro gukomeza kwishyura uwo mwenda utari uwabyo. Musenyeri wa Diocese ya Kivu mu itorangirikani mu Rwanda akaba na perezida w'inama y'ubutegetsi y'ibitaro bya Shyira Nahimana Augustin yemera ko aya mafaranga yakuwe kuri konti y'ibitaro akajya ku ya Diocese, ariko ngo ibyakorwaga byose byari mu nyungu rusange n'iz'ibitaro by'umwihariko. Ntabwo amafaranga y'ibitaro yajyaga muri konti za Diocese gukora ibindi, yajyagamo ku cyemezo cyabaga cyafashwe na seya, noneho cano y'aho amafaranga anyura kugira ngo Diocese yishyure banke ni konti ya Diocese, kuko n'ubundi Diocese niyo yafashe umwenda mu nyungu z'ibitaro. Ayo mafaranga rero aje tutamatabyaye amavuta Imana ishimwe amafaranga akoreshwa muri ibyo. Nyuma nibwo ikigo RSSB cyasanze cyaribeshye kikohereza kuri konti y'ibitaro bya Shyira amafaranga arenze ayo cyagombaga kubyishyura, bityo gisaba ibitaro gusubiza ayo mafaranga. Ibitaro byagaragaje ko bidafite ubushobozi bwo kuyishyurira rimwe, Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ibitegeka kwishyura buhoro buhoro. Guhera mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize 2018 RSSB yatangiye gukata 20% y'amafaranga ibigomba kwishyura ibi bitaro. Umuyobozi w'ibitaro bya Shyira Major Dr Emmanuel Kayitare agaragaza ko kwishyura uyu mwenda ari umuzigo ku bitaro. Ukwezi gushize badukase miliyoni 4,500 na hafi miliyoni 5. Nuko nguko wa mwenda wa farumasi ugenda uzamuka, nuko tunanirwa kwishyura za PBF, nuko mbese ni ikibazo gikomeye. Ariko umwenda uramutse uvuyemo izo za 20% zikavamo twishyura buri kwezi, ibitaro haraho byagana. Kuri Senateri Niyonganagarika, perezida wa komisiyo y'imibereho myiza muri Sena y'u Rwanda, wasanga uyu mwenda ukwiye kwishyurwa na Diocese ibitaro bikaruhuka uwo mutwaro. Ikihutirwa ideni ni ukurikura ku bitaro rikajya kuwarifashe. Uwatwaye ayo mafaranga ari w'itorero rikaba ari ryo ryakwishyuzwa. Rwose ibitaro by'ubwabyo bikwiye gukurwaho umugogoro wo kuba uyu munsi bikomeza gukorera mu gihombo cyangwa mu buryo buruhanije kubera ideni ritaninjiye mu bitaro. Minisiteri y'Ubuzima isobanura ko iki kibazo cyaganiriweho n'impande zombi, yaba Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'ubuyobozi bw'itorero Anglikani mu Rwanda. Minisitiri w'Ubuzima Dr Diane Gashumba yemeza ko byamera kose itorero rigomba kubahiriza ibyo ryiyemeje. Iyo habonetse imyanzuro y'audit abantu bajya hamwe bakayishyira mu bikorwa. Kuri icyo kibazo cy'umwihariko rero turakizi, twanagivuganye n'ubuyobozi bw'idini, nabo bafite commitment bakoze ibyo biyemeje kwishyura amafaranga, kandi turakomeza kubikurikirana kandi bizashyirwa mu bikorwa. Nabo bafite ibyo biyemeje bashyize no mu nyandiko dufite kandi bagomba gushyira mu bikorwa byanze bikunze. Ubusanzwe ibitaro bya Shyira ni ibitaro byo ku rwego rw'akarere ka Nyabihu bihuriweho na leta ndetse n'itorero Anglikani mu Rwanda. Gusa raporo y'abagenzuzi b'imari b'akarere igaragaza ko mu gihe itorero Anglikani ryaba ritishyuye uyu mwenda ryatakaza kuba umufatanyabikorwa wa leta muri ibyo bitaro, kuko leta yaba ari nayo yishyuye ubutaka bwubatseho ibitaro. Ikindi ngo inzego bireba zikwiye gushyiraho inama y'ubutegetsi mu buryo bukurikije amategeko mu maguru mashya, kuko ihari kuri ubu nta muntu uhagarariye inyungu za leta uyirimo, bigatera impungenge ku byemezo ifata. Divin Wayo.